Uyu munsi tugiye kukwereka uburyo ushobora gushyira ifoto kuri video yawe iri kuri YouTube, aribyo akenshi bita thumbnails. Ikintu cya mbere ukora, ugomba kuba warafunguye icyo bita YouTube Studio, waradownloadinze YouTube Studio. Noneho iyo umaze kudownloadinga YouTube Studio, niyo uhita winjiramo bisanzwe. Njye nari nyifite, niyo mpamvu nagombereye kujya muri Play Store. Saba kubanza gufungura icyo bita YouTube Studio. Nk'abana reba ibikorwa byawe nyine bite ifoto iri kuri video, baratinga abantu kuyireba. No kubanza gufungura YouTube Studio, then ukajya muri za video zawe, muri video content. Yes, wenda ni iyi. Nimba ari video, uhita ukanda kuri kano kantu k'agakaramu. Ukongera ugakanda kuri kano nanone k'agakaramu ka kabiri. Kagakandaho, bagahita bakwereka ahantu wahindurira amafoto. Ahangaha ugahita wigira hano handitse change. Muri make ubwo bagiye kwereka ko wifuza kumushyiraho. Wenda reka mpitemo iyi. Then mpite nemeza. Nemeze. Muri make ubu ngubu video yanjye kuri YouTube ni uku nguku izajya igaragara. Iba yarangije kujyaho, yanoza murayibona ngiyi yagiyeho. Mwakoze kubana natwe rero, naho ubutaha muri video z'ubutaha. Niba utarakora subscribe uyikore. Bye bye.